wa paruwase ya Nemba, nyakubahwa padiri directeur basaserdoti biyeguriye Imana, nyakubahwa muyobozi waje uhagarariye ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, babyeyi barezi bana bacu dukunda, nongeye kubaramutsa mwese mbifuriza umunsi mwiza wa Mutagatifu Yozefu. Uyu munsi umutagatifu wa Yozefu ni umunsi ukomeye muri Kiliziya, kuko Mutagatifu Yozefu yagize uruhare rukomeye mu icungurwa rya bene muntu, kuko Mutagatifu Yozefu niwe Imana yahisemo kugira ngo abe umurinzi w'urugo rw'i Nazareti, kandi akaba ari umurinzi wa Kiliziya. Uyu munsi ukomeye muri Kiliziya rero tukaba twahisemo kuwuhimbariza hano muri urugo rwamuragijwe. Umunsi mukuru w'ishuri nk'uyu nguyu ni umwanya mwiza wo kwishimira uruhare rw'iri shuri mu burere, mu burezi, uruhare rw'iri shuri kuva ryashingwa mu gutanga uburere bwiza, akaba ari umuganda Kiliziya Gatolika itanga mu bijyanye no kubaka igihugu, turera neza umwana ushoboye kandi ushobotse. Byavuzwe iri shuri ribaye ubukombe kuba ryarashinzwe muri 2003, bikaba bigaragaza ko ari ishuri rimaze imyaka rikora neza ubutumwa. Nkamboneyeho umwanya wo gushimira abayobozi b'iri shuri ko basimburanye uko imyaka yagiye isimburana. Nkaba ngira ngo muri uyu mwanya mumfashe dushimire abayobozi, ababyeyi batwizeye kandi bakomeje kutwizera, n'abandi bose bafite uruhare kugira ngo iri shuri rijye mbere. Ndatekereza cyane cyane ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke. Abo bose bagize uruhare mu mateka meza y'iri shuri ryacu rya Karuganda. Turabashima kandi turabashimira. Uyu mwaka, uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Yozefu ufite umwihariko, kuko aribwo nje hano muri uru rugo mufite umuyobozi mushya, Padiri Laurenti Uwayezu. Nkaba ngira ngo mumfashe tumushimire kuba yarakiriye neza ubutumwa muri iri shuri rya Karuganda. Namwe kandi ndabashimira, ari ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, ari abarezi bafatanyije ubutumwa, ari ababyeyi, namwe bana bacu ndabashimira mwese uburyo mwakiriye neza Padiri Laurenti. Uko nabonye mwese mwiteguye kumufasha kugira ngo iri shuri rikomeze rijye mbere. Ndabashimye, namwe nimwishime. Ni umwanya mwiza rero ngize wo kugira ngo mwifurize ubutumwa bwiza kandi mwizeze
ubufasha kugira ngo ashobore gusohoza neza ubutumwa yahawe na kiliziya muri iri shuri. Muri uyu mwanya rero ndifuza kugaruka ku mwihariko w'umupadiri uhabwa ubutumwa nk'ubu ngubu bw'uburezi mu ishuri, kurera mu ishuri nk'iri ngiri. Aza ari umuyobozi, yego, aza ari umubyeyi, aza ari umurezi, ariko agira umwihariko. Umupadiri mu ishuri nk'iri ngiri aza ari intumwa ya kiliziya, ku buryo imirimo akora, imirimo n'abandi bakora, we ayikora afite umwihariko yuko abihuza n'ubutumwa afite, n'icyatumye asiga byose agakurikira Yezu. Ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abihuza n'ubutumwa bwo kwamamaza inkuru nziza. Umupadiri wiyeguriye Imana uri mu ishuri asabwa gukora neza ubwo butumwa abandi bose bashobora gukora, ariko akongeraho umwihariko we nk'umusaseredoti n'uwiyeguriye Imana. Nkaba nishimira rero uburyo Padiri Laurent yakiriwe hano muri iri shuri, n'uruhare afite nk'umusaseredoti hano hano Karuganda, aho usibye ishuri ubutumwa nk'umusaseredoti abusohoza ku buryo n'umuryango w'Imana uturiye iri shuri wizihiwe. Nkaba ngira ngo mbasabe abasaseredoti mufite ubutumwa muri paruwasi ya Nemba, nimufatanye na Padiri Laurent. Muri iyi minsi hari n'umufaratiri uri muri stage, ku buryo ubwo butumwa bwa kiliziya hano muri iri shuri buri gihe bujyana n'ubutumwa bwihariye bw'umusaseredoti uri ahantu. Umusaseredoti uri ahantu aba afite ubwo butumwa bwo kwamamaza inkuru nziza, gutagatifuza no kuyobora, bitabangamiye ubutumwa bwihariye mu ishuri, ariko byose bikajyana kandi bikagenda neza. Nkaba nishimira rero ishuri uruhare rifite muri aka gace mu rwego rwo gufasha abemera Kristo, kandi nkaba nifuza ko ubwo bufatanye bwakomeza. Ikindi nifuza kugarukaho ni uko uru rugo atari urugo rubonetse rwose, ni urugo rwa Mutagatifu Yozefu. Mbese iri shuri muzarifate nka Nazareti. Nazareti yaranzwe no kugira ababyeyi beza barangwa n'urukundo, umubyeyi Bikira Mariya na Yozefu Mutagatifu. Urugo rwaranzwe no kugira umwana Yezu wumvira, ukunda ababyeyi kandi ubumvira. Ndifuza rero ko uru rugo rwaragizwe Mutagatifu Yozefu rwigira ku rugo rw'i Nazareti, aho ababyeyi, abarezi bakunda abana barera. Urwo rukundo rukajyana no kubitangira, mbese nk'uko Yozefu na Mariya bitangiye Yezu. Urwo rukundo abayobozi n'abarezi, ababyeyi bafitiye abana babo, bikagaragara mu buryo babashishikariza umurimo unoze, bikagaragara mu buryo babafasha kwiga no kumenya, noneho bikagaragara mu mitsindire myiza, atari ugutsinda gusa mu ishuri, ariko no gukura mu mico myiza iranga umunyarwanda, umuco myiza iranga umukristo. Nkaba nishimira ko uru rugo, iri shuri rifite umuco mwiza, tradition, yuko hari
impano zigaragaza kandi mushimirwa mu rwego rw'akarere ndetse no mu rwego rw'intara mu rwego rw'igihugu. Ibyo byose rero muzakomeze kubihuza maze urugo rwa Yosefu Mutagatifu koko rube urugo rukurikira urugero rw'urugo rw'i Nazareti. Bana bacu rero, abayobozi, abarezi, ababyeyi, twese turabifuriza neza. Namwe nimwigane Yezu Nazareti, aho mukura mu gihagararo ntimukagwingire, mukure mu bwenge kandi mube abesamihigo muri byose, mukure no mu busabanyiramana. Mbese nk'uko mwabigaragaje mu buryo mwahimbaje neza uyu munsi mukuru wa Yosefu Mutagatifu, mu misa mwagizemo uruhare rugaragara, mu ndirimbo ziteguye neza n'ubwitange mu bijyanye na serivisi ya liturujia, serivisi yo kuri alitari. Bigaragara rwose ko muri abana bita ku bijyanye n'iby'Imana. Muzakomerezaho ntimugasubira inyuma. Mu gusoza rero ndagira ngo mbabwire ko Diyoseze ya Ruhengeri itazahwema kubaba hafi. Nkaba ngira ngo tuzashyira imbaraga cyane mu bufatanye. Ubundi kurera umwana, kumushyira ku isonga akaba ari we akitabwaho, ni umurimo abantu bahuriraho ari benshi kandi n'inzego zose. Ndifuza ko hano muri iri shuri ryacu rya Karuganda hagaragara ubufatanye. Ngashimira rero ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, ngashimira ababyeyi ubufatanye bagaragaza, ngashimira abarezi nkambashishikariza cyane kunga ubumwe kugira ngo bushobore gutanga uburere bufite ireme. Nkabashimira namwe bana kubera ko muri abana beza basiga binogereza. Ndifuza rero ko intambwe iri shuri rigezeho yarushaho kwihuta, mukatera intambwe zindi mugana imbere. Ndifuza ko muri uko gutera intambwe mujya mbere mwakubakira ku byagezweho, mugasubira inyuma mu byagezweho ibyiza dushima. Noneho imbogamizi mwavuze, mwumvise ko umuyobozi uhagarariye akarere kacu ka Gakenke yabyumvise. Ku ruhande rwacu twebwe turiteguye mu byo dushoboye, hakaba n'ubuvugizi tudahwema gukora. Turizera ko ibibazo byabajijwe numvise bifite ireme, n'ibindi dusanzwe tuzi byose bizagenda bikemuka buhoro buhoro. Tukaba twizera ko guhimbaza yubile y'imyaka 25 bizagera Karuganda iri mu nzira y'ibisubizo gusa, ibibazo byaragiye bikemuka buhoro buhoro. Nkaba nizera ubufatanye z'inzego zose kugira ngo iri shuri ryacu rijye imbere, kandi birashoboka. Ngira ngo nsoze rero mbashimira mwese, cyane cyane nshimira abasaseredoti. Mwabonye ko abasaseredoti baje ari benshi cyane. Kubera ko nsanzwe ngenda mu mashuri menshi, ni umunsi mukuru witabiriwe cyane mu rwego rwa diyosezi n'abasaseredoti bangana batya. Ni ubwa mbere nabonye abasaseredoti bangana batya mu munsi mukuru w'ishuri. Abihaye Imana bangana batya n'abandi bayobozi, akaba ari ikimenyetso. Ni ikimenyetso cy'urukundo tubafitiye, ni ikimenyetso cy'uko tubari hafi, ni ikimenyetso cy'uko dushyigikiye
ubuyobozi, abarezi, ababyeyi n'abana bacu mu cyerekezo twifuza. Mwumve rero ko Diyoseze Ruhengeri bashyigikiye, ubuyobozi bw'akarere kacu ka Gakenke bashyigikiye, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ntacyo muzatuburana tugifite. Tukaba twizera ko ibyo bibazo byagiye bivugwa, ibanga nuko ibibazo byose utabiterurira rimwe, ahubwo ugenda ukemura ikibazo iki n'iki kiri mu rwego runuru, ibindi bikagenda bikurikiraho kandi bikajyana no kwiha gahunda. Ngira ngo nsabe umuyobozi w'ishuri, ibibazo yasanze hano n'ibyo byagaragaye, ari ababyeyi, ibyo bavuze, ari abana, no kwicara n'umukoro mufite kugira ngo mwicare murebe ibibazo bihari, ibisubizo bishoboka, no kwiha gahunda ihamye, mukagira n'igihe cyo kuvuga muti muri iyi gahunda twateye intambwe, hasigaye izindi ntambwe. Bana bacu rero, nzi neza ko mu gihe cy'ibizami ndabifuriza gusoza neza ibizami by'igihembwe cya kabiri, mukazagira ibiruhuko byiza. Ndabifuriza kuzagira Pasika nziza, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane.